reka nongere ngo ikaze amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo utarakora subscribe ariko ukaba ukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho. Niba wibuka igice cya 7 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo uribuke yuko cyarangiye ubwo Blaise yari yamaze gusubizwa mu kazi ariko igikuba kikaza gucika nyuma yuko humvikanye itangazo ribika umukobwa waba wapfuye aho ngaho nyine ku kiyaga cya Muhazi, bigatera ikibazo cyane bagakeka yuko ari Deborah waba wiyahuye kuko yari yamaze kuburirwa irengero kubwo gukunda Blaise ariko ntibishoboka. Ese byaje kugenda bite? Reka dushamatse ko twumva igice cya 8 ariko nkwibutsa no kureba munsi y'inkuru ukareba hari butukora ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukamenyetso kwinzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 9 cy'inkuru uzahite wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Kuba Deborah yari yiyahuye nyuma yo kumubwira nabi mushishiburiza ko tutakundana nubwo namubwiza gukuri ariko byari bitangiye kuntera ikidodo mu mutima, numvaga azize ko ngewe nanze kumukunda. Nkumva wenda hari igisubizo kindi nari kumuha ariko ntago nari nzi ngo ni iki. Ibyo byose natekerezaga byari imfabusa kuko nyakwigendera ari yapfuye. Numvaga aramutazutse nahita muhundagazaho urukundo rwinshi ariko nakwibuka ko mfite ubukwe vuba nkumva ndimo gutumutwe. Bosi, Papa Deborah cyumviye inkuru yatitiye kuvuga biramunanira. Umukobwa yibyariye imfura ye mu muryango, umukobwa we yakundaga byasaze. Umwana yafuhiraga bidasanzwe, ariko kandi umukobwa yari yangiye gukunda uwashaka. Umukobwa yari yangiye icyifuzo cyo kungarura ku kazi. Yumvaga abuze byose, yumvaga yikoze mu nda. Byamunaniye kubyakira ahita yifungirana yishinjaga amakosa yose, nta nubwo yari azi icyo yakora. Mama Deborah cyumva inkuru yaje nk'iyagatera atonganye umugabo we, amushinja urupfu rw'umukobwa wasanga yifungiranye. Umugore yataye umutwe avugira ku muryango ati: "Kingura se nkwereke. Ni wowe wazize wamuburizaga iki gukunda washaka, wirukane iki Blaise, wagira ngo akunde nde wundi. Nubundi nawe bivuze ifuha ryawe, unyiciye umwana wikoze mu nda, wamwicanye we." Bosi byaramurenze ati winsakuriza wa mugore we. Umugore arikanga araceceka ahita yinjira mu biro byanjye abari njya atura umujinya wose amfata mu ijosi nkuko nanjye nafashe Deborah. Numva ko ibyo nakoze bigiye kungaruka. Umugore arankankamira yataye umutwe neza ati: "Ubundi wowe uruwahe kuki wankundiye umukobwa nibiki yo muroze ngagusalire ubushize wambwiye ko wimereye neza ngo ntiyakwiyahura atakubwiye none yakubwiye iki ese robuza abandi ukunda ubuse noneho urambeshya iki?" Numvaga namubwira ngo nanyicire kuko nta kabuza, numvaga nta wundi urupfu rwe rukwiye kubazwa. Nawe urabyumva niba ubushize yarumvise nita umuntu ushira akarwara karemba, noneho nkaba namubwiye ko mfite ubukwe n'undi kandi nkanamuniga nkanamusohora hubuhubu. Numvaga yagombaga kwiyahura rwose, gusa guhingutse igihe ijambo imbere y'ababyeyi babuze imfura yabo bari kuncamo kabiri. Nararuciye ndarumira. Musaza w'umugore wa boss nawe yakoraga muri iyo kampani yahise azabuza Mama Deborah kuniga, amubwira ko ibyo ari ukwimara umujinya ariko ntacyo byakemura, ahubwo dusaba ko twese tujya mu modoka tukajya kureba uwo murambo niba koko ari Deborah tukamushyingura. Nta kabuza twumvaga ari we. Iminsi 3 yari yirenze ntawe uramuca iryera. Mu mutima wanjye ubwo twaganaga ku bitaro bya Byumba aho uwo murambo wari wajyanwe, sinari nkitekereza sheri wanjye Sylvie. Ibitekerezo byose byari biri kuri Deborah wankunze nkamwihunza none akaba bizize. Nibukaga uburyo yari umukobwa mwiza w'inzobe ikeye, amatako ye meza atera ibinyongo, umubiri uteye neza, umukobwa w'imbavu ndende. Nibukaga ukuntu yahoraga aza kundeba nyishimiye cyane, ukuntu yanshimiraga ngo nkora akazi neza, ukuntu yanganizaga twinshi arimo n'ubuguryi kubera nkunda, ukuntu yansabaga ko dusohokana nkamunanira, uburyo yabaga yakora buri kimwe cyose musabye niyo cyari kumugiraho ingaruka. Umutima wanjye ugagarikwa n'ukuntu nari umuti umuvura yarembye. Ntekereje ko yanzanaga ibyo kurya ngo dusangire, ukuntu yanyuriraga ko nta rukundo ngira. Numva sinakwibagirwa uburyo yambwiraga iby'ababyeyi bibamvugaho, byatumye numva ndi mubi injiji ikimara kuko ntabashije kubona urukundo ruhebuje yankundaga, none akaba apfanye agahinda ko ntamukunda. Nibutse amagambo ye yanyuma ambwira imbona nkubone ngo yahitamo gupfaho kubona nkundana n'undi utari we, kandi ko nintamwica atazemera ko mbana na Sheri Sylvie. Mpita numva ari njye mwisha umutima ujya kure ndiheba cyane muri jye. Nibaza ukuntu nahoze mparanira kuba umuntu mwiza ku bandi none nkaba nsinzwe nta naho ndagera, kuko kuva i Kigali y'ibyuba hari akagendo nafashwe n'ibitotsi nkwekeraho gato, maze ndota ngo Deborah arimo kunagana mu mwoba muremure afashe Sylvie akagura ari kumukurura ngo bagwanemo. Sylvie ngo yabuze ikintu yafata ngo atajyana na Deborah, maze ngo nturuka hirya mbona Sylvie yatabaza imbaraga zamushiranye, hanyuma nza niruka mugezeho ngo umufate ndamuhusha bamanukanye na Deborah muri icyo cyobo. Numvise umuntu ankozeho ndikanga nkangukira mu birere, mbona ni wa nyirarume wa Deborah uri kumbwira ngo nsohoke mu modoka twagize Ibyumba ku bitaro. Nasohotse mu modoka mfite ubwoba nibaza aho Deborah ahure na Sylvie mu nzozi biranyobera. Twinjiye mu bitaro tuvuga icyo dushaka twerekana ibyangombwa, batuzanira umurambo ngo turebe uko ari uwacu. Kubera ukuntu umubiri wari wabaye umweru sinari kumenya uwo ari we. Nje Deborah nari kumenyera ku isura yo mu maso kandi ngingona zaye zamuciyeho umutwe we ntibari wabonetse. Umubyimba wo wanganaga neza n'uwa Deborah. Mama Deborah nubwo atari yakamenye neza ko ari we, yaraturitse ararira hamagara Deborah boss nawe amurira mubunga mu maso. Nje numvaga ntafite uburenganzira bwo kurira kuko numvaga ari nje nyirabayazana. Nyirarume wa Deborah we yari afite umutima ukomeye. Yabajije abaganga niba nta kindi kimenyetso bamusanganye cyadufasha kumenya niba ari Deborah wacu, bavuga ko ntacyo.
ubwo twiyemeza kumujyana tukamushyingura nta kundi twagombaga kwiyakira. Papa Deborah yasabye nimero z'imodoka itwara imirambo turayihamagara, ahita amenyesha bene wabo ko bitegura umuhango wo gushyingura vuba tugiye kuza. Mu gihe tukivugana igiciro cyo kujyana umurambo i Kigali, amakuru mashya aturutse kuri Muhazi yageze ku bitaro avuga ko mu gashyamba kari hafi y'aho umukobwa yiyahuriye bahabonye agakapu gato karimo indangamuntu, bavuga ko uwo mukobwa afite imyaka 24 avuka ku Kamonyi yitwa Umwiza Nicole. Tukiruhutse umuryango we wahise uhagera, natwe turamanuka turataha i Kigali. Nubwo agahinda kagabanutse ariko twumvaga tukiyabaye kuko tutari tuzi aho Deborah aherereye ngo tumenye niba ntacyo ari yaba. Boss yarongeye amenyesha bene wabo ko gushyingura bitakibaye kuko umurambo twari twasanze atari uwacu. Byari bimaze kuba nimugoroba. Nari ndi kwabara umutwe nibaza aho Deborah nkunze nkamuninira yaba yarazimiriye. Nabonye Sheri Silva mpamagaye mbura uko mwitaba kuko nangaga ko ababyeyi ba Deborah bamenya ko nibereye kumwe n'undi musheri, cyane ko Deborah we yarakizera bimwe Deborah yavugiye muri salo tuvuye kwa muganga. Sheri yabonye ntamufasha agira ikibazo yibaza icyo nabaye, yibuka ko ntanamwifurije kuryoherwa saa sita. Ampamagara kenshi ndamwihorera, anyohereza ubutumwa bugufa mbaza impamvu ntamwitaba, mwandikira amubwira ko ndamuhamagara ningera mu rugo kuko nari impuza ako kanya. Tugeze Kigali boss yansabye kunyura mu rugo kuko ngo hari abashyitsi baje kubafata mu mugongo, yagira ngo ngende mufashe kubakira. Tugezeyo turicara tubabwira ibyatubayeho, amarira n'agahinda byari byose. Abavandimwe ba Deborah barampobeye baranyihanganisha ko Sheri wanjye yari yabuze, yari yarababwiye ko nkunda byasaze. Twaganiye twibaza icyakorwa, umwe atanga igitekerezo cyo kujya ku makampani y'itumanaho ngo bamenye aho imirongo ye ya telefone yaviriyeho nabo bavuganye bwa nyuma naho ubu telefone yiherereye, kuko bibwiraga ko wenda nibura byafasha kumenya agace yarengeyemo. Twatashye ari wo mwanzuro dufashe. Nageze mu rugo ndaryama ntanahamagaye Sheri, numvaga nataye umutwe. Nabyutse nza mu kazi nk'uko bisanzwe. Sheri Silva arahazindukira ngo ambaze igituma ndi kumwihunza, yambwiye igitumo ndatungurwa. Naramwaraguritse ariko namusobanuriye ibyabaye byose, bimutera ubwoba ngira inama yo kuva aho hantu kuko yumvaga amaherezo nzafungwa nibamenye ibyo twavuganye bwa nyuma. Nubwiye ko kiretse Deborah hari uwo yabibwiye naho ubundi nta wumvise dutongana, kandi ko guhita mpava byagaragara nk'ikimenyetso cy'uruhare mu ibura rye. Sheri mubwira kandi ko Deborah atari kubivuga kuko atanyifuriza ikibi, ndetse ko kimwe mu byatumye abura ari uko se yanze kungarura mu kazi. Nabwiye Sheri Silva ko mpangayikishijwe cyane n'ibura rya Deborah, arafuha kuko yabonaga ntari kumuha umwanya kubera Deborah. Namusezeranije ko ntawamundutira ko nta musimbuza Deborah, ko ari ukubera stress zo kumushaka gusa. Silva ansezeye yigira mu kazi nanjye nkagumamo. Ku mugoroba ntashye mvuye mu kazi, nageze mu rugo nakira ubutumwa bugufi kuri telefone ntazi ubwohereje yambazaga niba merewe neza hamwe n'uwo nakunze nkamurutisha. Nta kabuza natekereje ko ari Deborah ubwanditse, musubiza ko ntamenye uwo ari we yanyibwira. Ntaramuhamagara mbona ubundi butumwa bugufi bumbaza niba kumurutisha umukobwa w'ikimuga hari icyo bizamarira. Yongeraho ko nubwo umurenzi hari ibyo yababeshye bidakuyeho ko nakunze ikimuga, ngo ntabwo azemera ko ubukwe bwacu butaha. Nahise nkeka ko ari mukuru wanjye wari wanditse ubwo butumwa nubwo yakoresheje nimero zitandukanye. Nasubije mukuru wanjye ko ibyo yishyizemo nta shingiro bifite, ko yabyumva neza ko zimpanuka agacika ukuguru cyangwa akavamo ijisho, kuko nabonaga yarabaye igitsina adashaka gushyira mu gaciro. Namubwiye gutyo wenda ngo abitekerezeho, ariko n'ubundi byari nko kuvomera mu rutete. Navuganye na Sheri kuri telefone umwanya muremure tuvuga ku byabaye, ndetse tunavuga kuri gahunda z'ubukwe twateganyaga mu gihe cyari imbere. Ampumuriza umutima ntera imitoma ngubwa neza, dusezeranaho turiyorosa turasinzira. Ku munsi wakurikiyeho nagiye mu kazi n'ubundi umwuka utari mwiza muri company, kuko boss nta bakiriya yari acyakira kubera stress yirwagamo yo gushaka umukobwa we. Byari bigoye kumurangisha kuri radio cyangwa se mu bundi buryo, kuko yari umuntu mukuru, noneho wagiye yabyiteguye nibura ngo tuvuge ngo bamushimuse. Ashwida uko biri kose yagiye azi ibyo akora azi naho agiye. Gusa ababyeyi bari bazi ko atazi ahantu henshi, ariko yari ameze nk'uwarigitse kuko ntako batari barashakishije. Icyumweru cye kigiye gushira nta kanunuke, icyizere cyo kumubona cyari kirimo kigenda kiyoyoka, kuko aba yari n'uwiyahura mu mazi yari kuba yarashangutse amafi n'ibikoko byo mu mazi byaramuriye, kandi ari n'uwimanika umurambo we wari kuba warabonetse cyangwa se yaramaze kubura utamenya uwo ari we. Buri wese mu muryango we wumvaga radio yabaga arekereje ngo yumve ko nta tangazo rimubika yakumva. Saa sita mu kadomo nagiye kurya nk'ibisanzwe, ndangije ngaruka ku kazi ndi kuri telefone n'umukunzi anyifuriza akazi keza nanjye ntyo. Saa 8 n'igice ndebeye mu idishya ry'ibiro byanjye, ngiye kubona mbona imodoka iparitse kuri company, nibaza ikibagenza. Nagiye kubona mbona binjiye mu biro byanjye bambaza niba ari njye Muhire Blaise, nti ninjye. Bati uru n'urwandiko rugufata kuko ukekwaho kugira uruhare mu ibura ry'umukobwa w'umukoresha wawe. Naguye mu kantu nibazaho amakuru baba bayakuye, mbabaza icyo bashingiraho bankeka, bambwira yuko nzabisobanurirwa n'inzego zibifitiye ububasha. Bahise banyambika amapingu, banyuriza ya modoka banjyana kuri station. Nahise nibuka abahungu bajyaga batera urwenya ngo nta mugabo upfa adafunzwe. Nahise mbona ko ari byo. Ngeze kuri station nahasanze boss na mama Deborah bicaye batavuga. Narabarebye nabo barandeba ntibagira icyo bavuga, mbona amazi atakiri yayandi. Bahise banjyana imbere y'umpati ibibazo, mbaza niba nzi Mutesi Deborah ntindamuzi. Bambaza icyo dupanga, mbabwira ko yari inshuti isanzwe. Bambwira ko bafite amakuru y'uko twakundanaga ndetse twiteguraga no kurushinga, mbabwira ko atari ukuri kuko uwo mukobwa yankundaga ariko njye ntamukunda nikundira undi. Bambaza igihe duherukana, mbabwira ko duherukana igihe yaraje kureba boss, no kuri telefone duherukana iminsi 2 mbere y'uko abura. Bambaza ibyo twavuganye, mbabwira ko yambwiraga ko agiye kwinginga asa kansubiza ku kazi. Bambwiye ko urwego rushinzwe iperereza rwasanze telefone ya Deborah iherereye mu gace ntuyemo, kandi ari njye muntu wa nyuma yahamagaye inshuro nyinshi nubwo ntamufashe. Mbabaza niba ibyo bihagije ngo bamfunge,
bambwira ko bikekwa ko yari iwanjye mbere y'uko abura, mbabwira ko kuba yarampamagaye kenshi sinyifate byakaberetse ko yari yambuze bityo ntabazwa aho yahise ajya. Bambwira ko ahubwo bivuze ko ari njye nayikoresheje maze kumuzimiza nkihamagara kugira ngo nsibanganye ibimenyetso. Nababwiye ko bandenganya kuko iyaba ari njye wamuzimije atari gusiga abwiye ababyeyi be kuriya kandi ko iyo telefone ari kuyita kure y'aho ntuye. Bambwira ko iperereza rigikomeje ko baraba bambitse kandi ko ninemera icyaha kare nkanatanga amakuru y'irengero ry'umukobwa ndagabanyirizwa ibihano. Bahita banjyana ahafungiye izindi mfungwa zitarakatirwa. Telefone yanjye nto nari naje ku kazi nyibagiriye mu rugo. Telefone nini yo yari iri kuri polisi. Bari bagiye kugenzura ngo barebe ko nta kimenyetso babonamo. Mu gihe bari kunjyana mu zindi mfungwa, nabajije umukuru wa sitasiyo niba batankurikirana ntafunze kuko ntazagora ubutabera. Ahubwo ambwira ko ibimenyetso bya nyuma bimpamye icyaha bizaboneka ku munsi ukurikiraho ko nintsindwa bazankatira igihano cy'icyaha cyo kubuza amahoro, gushimuta, kwica no kurigisa umurambo wa nyakwigendera. Mama Debora yaje aho narindi bamfashe nk'igisambo. Isoni zanyishe biranira kurebana nawe mu maso kuko yibwiraga yuko nari umukwe we. Ababaye ambwira ko burya nabihishagamo ndi umwanzi gica. Ambwira ko ndi mubi cyane nzi no kwiyorobeka nkigira umutagatifu kandi ndi shitani nzima. Ariko ko amaraso y'umuntu ari mabi ntaho nabicikira. Ntacyo namusubije kuko nabonaga bitewe n'agahinda ko kubura umukobwa we. Polisi yamwibukije ko nkiri umwere mu gihe urukiko rutarampamya ibyaha, kamagambo avuze nawe yayahanirwa. Nasabye kureka nkabanza nkamenyesha nibura abantu babiri. Umwe yaramfashe ndankuramo inkweto n'amapingu bansunikira mu kasho. Abanyururu bagenzi banjye bansamiye hejuru. Reka nkubwire iki cya munani cy'inkuru uko nazinutswe urukundo araha kirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba ahari bitukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukana akamenyetso kwizogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo udushyiraho igice cya 9 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.